kwihangana ufite kuzakugeza ku isezerano. Kwihangana ufite kuzakugeza ku isezerano. Mubahe Imana dusenge. Mubyeyi mwiza, aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, ndakwinginze ntihagire utahana ubusa, ahubwo dukomeze tuzirikane ibikubiye mu masezerano wandikishije kandi ariyo yacu, ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Mu buzima bwa buri munsi uko tugenda tubaho, tugenda tugira amasezerano atandukanye, by'umwihariko nk'abantu bubatse baba baragiranye n'amasezerano n'abafasha babo, kandi ayo masezerano iyo batayacunze neza ntabwo atinda kwibagirana. Rero icyo nsabira buri umwe wese ni ukugira ngo ajye azirikana isezerano yagiranye n'Uwiteka. Turebe indirimbo tumaze kurebera hamwe, indirimbo ya 151 itwereka uburyo abazazirikana amasezerano n'icyo bazahembwa, n'icyo baba bagamije. Indirimbo iravuga ngo ngamije iby'igihugu cy'igikundiro, ngamije iby'igihugu cy'igikundiro, nzagera izuba rirenze, ariko si ikamba Yesu azamperayo, azarikatakaho inyenyeri. Amena. Imana izaduhereza amakamba, ndetse ayo makamba azaba atatseho iki? Inyenyeri. Ese inyenyeri wowe uracyazishaka ukiri ku isi? Igice cyo gusubiramo kiravuga ngo mbese ikamba byanjye Yesu azamperayo, azaritakaho inyenyeri, ningira amahirwe nkabana na Yesu, azaritakaho inyenyeri. Amen. Ntabwo ari umuntu wese uzabona inyenyeri, ahubwo ni umuntu uzagira amahirwe y'iki? Yo kubana na Yesu. Reka buri muntu wese azirikane yuko akwiriye kuzabana na Yesu. Reka nkore senge mbiheshejwe nawe, mugarurire abazimiye, nagaruka kuri wa munsi w'ubwiza, nzatakweho inyenyeri nyinshi. Ubwo Yesu azagaruka azadutakeho inyenyeri, mbega umunezero uhebuje nzagira nimenya ko nakijije, nimwereka abo nakijije, mfite ibyishimo bitavugwa, mbonye inyenyeri n'ikamba byanjye. Reka nsoze iyi ndirimbo nifuriza buri umwe wese kugira ngo azabone inyenyeri ku ntugu ze. Hari amagambo aboneka mu gitabo cy'ibibaho mu minsi y'imperuka ku ipaje y'177 aravuga ngo abera bahabwa amakamba n'inanga, nuko mbona umubare munini w'abamarayika bakuye amakamba arabagirana muri urwo rurembo. Uwera wese yagenewe ikamba rye ryanditsweho izina rye. Igihe Yesu yahamagazaga ya makamba, abamarayika barayamuzaniye, maze Yesu mwiza akoresha ukuboko kwe kw'iburyo, atangira kwambika abera ayo makamba. Kuri iyo nyanja y'ibirahuri niho abantu 144,000 bari bahagaze bakikije, bari ku mirongo igize mpande enye iboneye. Bamwe muri bo bari bafite amakamba arabagirana cyane, abandi bafite atarabagirana cyane. Amakamba amwe byagaragaraga ko aremerejwe n'inyenyeri nyinshi zitatsweho, naho andi ariho inyenyeri nke, ariko bose bari banyuzwe n'amakamba yabo cyane. Imana ihabwa icyubahiro.
tubonye yuko buri muntu wese n'umurimo akorera muri iyi si kugira ngo azambike inyenyeri. Nubwo twese dukora umurimo, ntabwo ariko tuzambikwa inyenyeri zingana. Hari abazaba bafite inyenyeri zivunya intugu zabo bagenda bagutya, hari n'abandi bazaba bumva rwose intugu zabo zitaremereye. Ariko icyiza ni uko twese tuzaba tunyuzwe nazo kandi dushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka duhurire mu isomo mu gitabo cy'Imana, ijambo ry'Imana mu Itangiriro, igice cya 17. Icyo ni icya 17. Turebe uburyo dukwiriye kuzirikana amasezerano Uwiteka Imana iduha, ndetse n'iyo duteshutse ku masezerano icyo dukwiriye kwiyambaza. Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi. Aburahamu yari amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka amubonekera aramubwira ati, njye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzarwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe n'abasogokuruza amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho bose, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose. Ngarukiye hano. Ahangaha tubonye isezerano Imana yahaye Aburahamu yuko izagwiza urubyaro rwe. Ese koko Aburahamu n'umuryango we bakomeje kuzirikana isezerano Uwiteka yabahaye? Katurebe igice cya 16. Sarayi ni igice cya 16 umurongo wa mbere. Sarayi umugore wa Aburahamu ntago bari barabyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagayi. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Mbega kuzirikana isezerano. Aburahamu yumvira Sarayi. Aburahamu yumvira nde? Wibuke yuko ari babandi Imana yabwiye ngo nzagwiza iki, none batangiye kwishakira iki igisubizo. Natwe mu buzima bwa buri munsi hariho igihe dushaka kwicira inzira, kandi kwicira inzira kwacu ari ukwijyana muri Gehinomu. Muri iyi minsi niba navuga yuko ari Satani utwoga runono, imiryango iriho akenshi umugore inama agiriye umugabo, ndatekereza kose yuko izo nama azumvira 100%. Azumvira 100%. Na Bibiliya irabigaragaza. Umugabo utumvira ubusabe bw'umugore we cyangwa se umufasha we aba ari ikibazo. Duhereye muri Edeni, Eva yabwiye umugabo we ati tujye kwitonda, kandi itunda Uwiteka yari yababwiye ati ntimurikariryeho.
ariko Adamu arareba ati ninanga kurirya iri tunda umugore wanjye ashobora kurimbuka wenyine ngasigara njyenyine. Ariko Uwiteka avuga yuko niyo yanga kurirya yari kubona undi urengeje uburanga n'ubwiza uwo yari afite ari we Eva. Nanone tugiye muri Yesaya dusanga aho Herodiya yagiriye umugabo we Herode ubwo umukobwa wabo rwose bari mu birori, aratamba amaze papa we aranezerwa rwose, amaze nk'uko abapapa bakunda abakobwa babo, arababwira ati mwana wanjye urashaka iki? Maze nyina afata wa mukobwa amujyana mu cyumba, aramubwira ati saba igihanga cya Pawulo, icyapa cya Yohana. Mu by'ukuri umugabo yananiwe gufata icyemezo cyo kutamukata umutwe ngo akizane ku mbehe. Yumviye umugore we, amaze aragenda amukata igihanga arakizana, nubwo atahamanyaga umutima n'ibyo yari akoze. Natwe rero dukwiriye kujya dusuzuma, bagabo turi hano dukwiriye kujya dusuzuma ibyo dusabwa n'abafasha bacu, maze tukabisanisha n'iki ijambo ry'Imana rivuga, tukumva yuko tutagiye kunyuranya naryo. Nanone kadukomeze hakurya ku gice cya 17, turasubira mu Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 15. Imana isezerana yuko Sara abyara umuhungu. Nubwo Aburahamu na Sara bari barenze ku isezerano bakishakira igisubizo yuko bakwiriye kubyara umwana ku muja wabo, amaze nibura ko azabitirirwe kuko babonaga bageze mu zabukuru. Ariko Imana isezerano yari yarabahaye burya ntabwo ryari ryakageze, ahubwo bagakwiriye gutegereza bihanganye. Imana yongera kubwira Aburahamu ati Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we, nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Amena. Nubwo dukomeza kwishakira ibisubizo dushaka kwihutisha amasezerano Uwiteka aduha cyangwa se yaduteganyirije, ariko niyo tuyavuyemo tukemera tukagaruka mu murongo, Uwiteka aba afite imbabazi, arakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo atubabarire. Maze Aburahamu arubama, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we, nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami n'amahanga azamukomokaho kuri we. Maze Aburahamu arubama araseka, aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'abamaze imyaka 100 avutse? Ku Mana nta kidashoboka. Ibaze nk'ubu ngubu Imana ikubwiye ati uzabyara umwana mu myaka 100, kandi kuramba k'umuntu kugeza kuri ubu ngubu imyaka 70 yarengaho ikaba ari iyo umuruho no kubabazwa. Ibyo ngibyo byagakwiye gutera Aburahamu ndetse na Sara gukomeza kuzirikana isezerano bahawe. Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe
niwe uzabyaraho umuhungu uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe urubyaro ruzagukomokaho, isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore umuhaye umugisha, nzawumwororotsa mugwirize cyane, azabyara abatware 12 kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Amen. Uwiteka nubwo Sara na Aburahamu bari barishakiye igisubizo, ariko Uwiteka ntabwo yabaretse, ahubwo yakomeje kubagirira neza, amaze ibaha n'umwana imwita Isaka. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo turi butinde, katurebe isomo riboneka muri rwa kabiri rwa Petero, turebe uburyo dukwiriye kwitwara mu masezerano Uwiteka Imana, igice cya 3 umurongo wa 9. Igice cya 3 umurongo wa 9, ndumva impapuro zikivuga. Igice cya 3 umurongo wa 9 haravuga ngo, Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Umurongo wa 14, nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa muri amahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Uwiteka aduhane imigisha. Ahangaha batweretse yuko Uwiteka Imana idatinza isezerano nk'uko benshi babitekereza, kuko Aburahamu yatekereje yuko isezerano ryiwe cyangwa se isezerano rye ryatinze. Natwe turacyategereza amasezerano yacu tukumva atinze, ariko umukwe byanga byakunda azatwara iki? Umukwe byanga byakunda azatwara umugeni. Mureke buri umwe wese yitegure nk'uko bikwiriye, buri umwe wese azirikane yuko isezerano ry'Uwiteka ridatinze, ahubwo vuba aha rigiye kuza. Ibyo mbasabira, nanjye mbasabira, kandi twese dukomeza gusabirana mu izina rya Yesu. Amen.